nuvuga ngo ecosystem ni ikora ikosa reka mvivugirira hano niba udafite pi kubyumva niba udafite pi by'umwihariko twebwe abapioneer twebwe tunashatse n'ubwo pi yahenda no kuri OKX tubishatse kumvikanye. It's the power of the globe. Izi ni imbaraga za ecosystem. Dushatse twagenda pi zacu zose tukazibikuza tukazigarura muri ecosystem. Hagati haboneka icyo bita scarcity ku isoko rya trading. Iyo scarcity baye pi imwe itigera no ku gihumbi twese tuzibikura. Yatizamuka mpaka ku $1,000 ahubwo. Ngwiki nta nubwo byafata iminsi ibiri. Ikibazo nuko bamwe bari kuzikuraho abandi yagera kuri 3 bakazisubiza bakajya kuzigurisha kuri 3. Ariko tuvuze tuti dukore tuzigure tugende ziriho zose dushaka n'amafaranga n'iziriho tuzigarure muri ecosystem tukazigura tugarura muri ecosystem tuzigura dukora withdraw wabure pi yagenda ikajya no ku 10,000 mu minsi 3 ukarana no tukatwohezayo kamwe tuvunja tugaruka kurya. Ariko ikibazo pioneers boherejeho za miliyoni ajya bafata pi guhaze umuntu wari uzi ko pi ishobora kuronshingwa ku 314 agafata pi 100 akazohereza kuri OKX ubwo ari bikuze miliyari zingahe ko mwagiye mugabanya inzara kuko inzara iri hereditaire yavuze kugikora birananira cyangwa imana kugitahumviye koko. Hanyuma rero guverineri Bushya akaba yaje birango mwayonye muri Beneri rero ubu ngubu bisa naho intebe ziri kugenda ziryoha byajemo computer musaza byatsi rero byajemo mudasobwa muri yikuza n'ugati bwa mu mpamvu ya mbere nubwo rero tutazivuga ariko kuba ibintu by'ikoranabuhanga guverineri agomba kuba umwana abasaza baragica agomba kuba ari umuntu uri Minisitiri w'ikoranabuhanga agomba kuba ari umuntu kuba arengeje 30 uko byagera ko tuvugije ibintu bya Minisitiri w'ikoranabuhanga y'imyaka 50 ntabwo byava ibintu byava adafite umusaza pesa ze kureba iyo rope pirasubirwa ayubije tuvugisha ukuri tujye tureba ibintu dushoboye tubiha abantu. Minisitiri w'iterambere ry'umuryango nabo umusaza nta kibazo saza narebe umuco nabo umusaza akoze siporo wayihumura nigeze kubona Minisitiri w'Ubugande yagiye gutangiza umupira indigera amutema mutereka mari imbere yayiteyeho yaraguye Minisitiri wasipura karihe koko gunongere nkarebe ndakibutse ba agiye gutera bari indigende wayibonye information yatangiye Minisitiri nyina nuko yangana urumva ntabyo bihanganira ari ibintu nuko isi igomba kumenya bagukata ikorosi ku isi nta handi igomba kwinjirira sawa ngaho naho guverineri we turabuyakiriye kuko byanze bikunda guverineri amushuje cyane niwe ugomba gushyira mu gaciro agashyira mu ngiro agakavuduka bamamagaye mwasara bagura bagurisha abantu bahererekanya amafaranga y'ikoranabuhanga uko umuntu afungura konti ku kigo cy'ikoranabuhanga uko umuntu yacuruza amafaranga akayahinduramo ayandi uko yagerageza ubucuruzi bwakoresheje robo bakabyumva robot trading bita ngo robot trading donc ni Binance deposit and withdraw, Binance earn, copy trade, Binance bot trading, spot trading. Donc na masomo urumva ko menshi agiye arimo trading ni byose n'amasomo umuntu waje hari ni ariko noneho hakabaho na mentoring uri kubyumva hariho na mentorship kuko buriya ikintu cya mbere hari ibintu byinshi tugenda tubonamo ko tugenda tuganira ndetse twasha kubaho. Rero umunyeshuri ushaka kuza muri iyo workshop ejo bundi araza muri groupe hari link iri buri mu kiganiro kuri comment ya mbere ajyeho ayikandeho yinjiremo nangiza yake liste yiyandikeho. Workshop na amafaranga 25 gusa ariyandika kuri iyo liste hariho code yishuriraho yes hanyuma ngira ngo ibyo biroroshye no kwishyura 25 ibi biraza kugufasha kumenya neza ibintu bya crypto cyane na digital currency ariko harya hari crypto na asset
hari crypto assets na digital currency. Bitandukanira he? Digital currency ni nshasha, ni product nshasha. Ziri gucreatinga mwagiye mwumva ibyo bita ngo ni CBDC bya CBDC n'ibiki. Amabanki arashaka amabanki n'ibihugu na za leta birashaka kwimura amafaranga yabyo twajyaga dukoresha mu byo mu ntoki. Za 5 za 2 zaki akayifata akabigira ifaranga koranabuhanga. Ndetse ibihugu byinshi byagiye byiga izo mishinga wa mugani w'abandi izo mishinga yego. Bagenda biga izo project ku buryo nk'igihugu Amerika cyo ejo Donald Trump nibwo yakuye uwo mushinga. Ariko ibihugu byinshi birimo biragenda bishaka gukora CBDC. Ndetse ni nabwo nyine amafaranga ya digital ariko ibyo twita crypto assets na amafaranga koranabuhanga yarasanzwe twari dusanzwe tumenyereye twakoreshaga harimo nka za Bitcoin nizo ziri popular abantu bazi zagendaga zikoresha. Rero abantu bashaka kwiga no kumenya amakuru k'ibi bintu kuri digital currency, cryptocurrency, investment, DeFi. Okay, shaka kudashaka invest ariko ushaka kumenya ngo bikorwa gute. Icyambere burya na amakuru. Ahangaha mbibutse ko tuzanamenya ibi scam biragufasha kumenya na scam ku buryo iyo kije ari scam uhita ukimenya ubasha kumenya icyo ari cyo. Hanyuma uvuze kuri Binance nibuka ko ejo bundi hari na ntuza hari na ejo bundi Pi network launching harimo n'indi ya listinze ntuza iyi Pi za Bitgate ariko abantu benshi ayose na crypto bank abantu benshi bamenyereye OKX none uyu munsi mukara twagiye dusanga noneho bya bice twavuga none ryaduze rigeze ku hafi Pi iri ku 4,000 by'amanyarwanda imwe Pi vanga umuntu wamayininze Pi igihumbi bahagaze miliyoni zenye niko navuga mu rwego rwa crypto. Nubwo tutaragira indi announcement twakira yo muri ecosystem zatubwira uko ifaranga Pi nka digital currency uko zabihagaze. Ariko so far nka cryptocurrency dufite igiciro cyacu turi gukurikiza muri cryptocurrency ubu nonaha ariko hari akantu bavuze natekereje ntishobora kuzana launching ahubwo nuza platform yayo ya exchange bugatungurana. Nabyo birashoboka ariko icyo nkeka ko Pi focusinze kuba yaba ari digital currency kuba crypto assets iko nekereza kuko niba digital currency zaba ari faranga rifite amafaranga adahinduka ariho ari fixe noneho azajya nakora muri ecosystem aribyo dukoresha tugura duhaha. Ariko nanone nihitamo kuba nka crypto assets bizasaba ko iba ari itari iri giciro kiri gusa ngira ngo nk'aba pioneer ngewe navuga ko ngenda nishimye kuba n'igiciro cya crypto gihari. Niba umaze imyaka 6 ntabwo waba ufite Pi ziri munsi y'2,000 ku myaka 6 ya waramayininze ufite 2,000 kugeza ubu nguri ikaba yeze ku madolari 2 hafi kuri 4 by'amanyarwanda miliyoni 8. Ndabizi abantu benshi bakora mu bigo runaka miliyoni 8 n'ubu vigane ko nabandi baje batukana ngo ni ibicupuri imitima yabo yamaze gutuza uretse gushaka twanuza ariye iyo babahembye batwita ngo iki twaturujya bajya kwaka kuri bat twa découvert yagoye ko miliyoni 8 wazibika mu myaka 5. Aha no turasoza kuri GCV no rero nka digital currency hari ibintu byinshi general perspective hari ibintu abantu biteguye sibyo hari ibyo bavuga ibijyanye na GCV igiciro cya GCV sibyo navuga ko okay turavuga GCV ni terme nshasha muri Pi buri nubwo abantu biruga bayisakuza ariko ntabwo ari terme imaze imyaka myinshi ni terme imaze imyaka 2 gusa yonyine. Ngira ngo byatangiriye muri ni Vietnam sinibuka neza inama yari yabereye ndetse hatorwa na GCV Global Ambassador wo bita yini yego aratangira mu Rwanda haza gutangira baba bita ngo ni bashwamo bita ngo neza musaza ndamwemera cyane noneho haza no donc ni haza gutangira imishinga myinshi donc twiteze ko ecosystem igomba kugena digital currency. So impamvu ngo digital currency ni yingi sibyo iyo tuvuze ngo Pi is a digital currency ariko Bitcoin is not a digital currency. Bitcoin is a crypto asset. Byo binanga byumva kubera ko irahindagurika buri has a volatility. A currency has the word is from a word current. Rugubyumva current sibyo so ruvuga ngo aba igiciro cyayo it is a current price ariko Bitcoin aho tuvugira ntituzi ngo aho amanatangira amagambo bigeze he
yahindaguritse koko wabyumvise siniba koko Pi igomba kuba digital currency sibyo we shall have a different price turaza kugira igiciro gitandukanye gishyashya cha digital currency ariko nibi twabonye kuri OKX hari no guhitamo kuko ishobora no kuba crypto asset so ngo turaza kugira igiciro cyayo as a crypto asset ariko tuzanagiye n'igiciro cyayo as a digital as a digital kubyo byaba byombi se cyane izo systeme zo bakazikora cyane why not yari yubatse koko icyo mbona muri crypto abayitradinga bakayitradinga sio ariko natwe muri ecosystem abayihahisha tugakomeza tugaha ubwo se hose abinganya igiciro Pi rero yagira ibiciro bibiri igigaragara cyo nuko muri ecosystem nibazamura igiciro direct koko habaye niyo bashyira kuri $100 muri crypto zamu impamvu ni iyi nibavutangaza igiciro dore impamvu muri crypto dore impamvu umuhanga akwiriye kugura Pi muri crypto nuko ecosystem nikora reka mbyite nk'ikosa riri positive iyo gutangaza igiciro wabyumvishe abazifite muri exchange bazahita bazigura bazitangiye kuzidepositinga kuri ecosystem bityo uzaba zirekeye ahubwo igiciro cyo muri crypto gishobora no kuzatumbagira kikaruta n'igiciro cyo kuri ecosystem cyane ni bishyashya ndashaka ngo niba raising igiciro muri ecosystem ahantu honyine hazaba hari free Pi azaba ari azaba hari Pi zihendutse azaba ari muri crypto muri crypto rero uko bizagenda nta kundi abantu bose bazashaka kuzigura ngo bazigarure muri ecosystem uko bazigura igiciro ahubwo kizazamuka kuri kando hejuru kurya gishobora no guca no kuri 312. aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala ni ahantu ha fresh ni ahantu heza cyane ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye bafite salle nziza y'ubukwe bafite garden ya fresh bafite sauna massage bafite bar resto bafite piscine ibikinisho by'abana ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri ibintu bikagenda bimera fresh sana umubiri wawe ukamera neza cyane bahere hano Kicukiro ku Muyange aho zitwa Tekira uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39. Bakunzi b'Ihumure TV mumeze neza barwaye amaso mana hari umurundi wabwiye ngo yatangiye kureba ikiganiro cya Musawu ngo atangirana nacyo aseka ngo mwanya yaranze kumwanya razibwa bwe kuki mutuma muntu nkwenza ifite ikibazo mu kiganiro kigatangira muntu nkwenza ikiganiro dukora kwa kiganiro cy'ubukungu abantu babasetswa ni ubukungu abantu babasetswa ni twebwe tuvuga ku bukungu ubuzima bwite tugahugura n'abakristo bishwe n'ubukene ntabwo twabareka abantu bakeneshejwe hariya ngo baretse byose kubera Kristo uri kubyumva mbene abo bantu nyine bigishijwe ko bagomba kureka byose kubera Kristo mbese ubuzima ni ubukungu ahantu abantu basekera niho ntaramenya okay ngira ngo ngira umugisha wo kongera kuba nawe munsi ku itariki 27 ariko amatariki ari ukwezi kwa kabiri ko ngo kurihuta Bashantare ntuzi ko kera bajyaga bavuga ngo amatariki y'ukwezi kwa kabiri ngo arihuta cyakora ndenge kwezi nzi kwezi harya kurihuta harya ngo uku niko kujya 28 cyo kwa mbere niko kujya 28 nawe ngo ntabyo wibuka ubwo 20 zingahe ariko hari kalendari byo ndeye kuri kalendari ya Elizabeth cyangwa se ni ya Gerigware ko ya Gerigware bro kandi ya Gerigware ubu ni 20 n'imisi 28 uwejo no wanyuma ejo n'uwanyuma burya ukwezi kwa gutobotse ukwezi kugufi urarejana ntu bajyaga bavuga ko kwihuta ariko simbyumva ariko maherezo naje kubyumva okay wenda ubwo nibyo ntago babeshya ntago babeshya pe ndabafata twaruswa se ejo bazazifata nanuyu munsi ahubwo se ntibatangiye kudufata baramutse bati ngo harabayemba amatariki 5 okay nundi ntibivamo rero ngaho bangurira umuceri muri Golden Gala nundi ntibivamo bajya bambwira ngo Musawo rero nabwiye ngo urumva ngo ndashaka kuza kwiga bakurumva ngo kakaruswa ngo nikankundira none manza kwibaza
akaruswa narako namwatse ubona gase none ndatekereza ibintu ko bigize icyahara ko leta yabizamo iki ibintu bigize cyangwa ngo kakane nyine ngo gatuma umuntu ngo yibagirwa hazaza nuguri kw'Imana akantu ngo kasarire gatuma umuntu yoyirwa hazaza kandi karuswa. So ikibazo mfite ni kimwe Musaho, twari tugisuhuza n'abantu, wenda badusuhuze n'abantu wabwira uti muraho, ariko reka mumaze nkwihanganishe ngo mwe mwagize ibyago uyu munsi. Yego byagenze gute? bagize ibyago twagize ibyago umusibe ejo mwane ariko usubwa ibyo ubwo ikiganiro ngikoze mvuye gutabara. Okay, nako ndashaka kumva. Urumva tubabarane n'ababaye twishimane n'abishimye. Okay, birumvikana. None ari jambo mu cyongereza riri muri Bibiliya bita ngo rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. In the Lord. Mwishimire iteka. Mwishime iteka mu mwami. Ni mu mwami. It is a powerful word. Ni jambo rifite ingufu cyane. Rejoice in the Lord. Kuje nk'ubwiriza. Mwishimire mu mwami. Kuje nk'ubwiriza. Iteka kandi. Si rimwe gusa. Iteka. Buriya reka nkubwire iko. Myaka mfite hari ibintu byinshi namaze kubona. Urabona abantu harimo urabona waruzi ko nubwo paye kuko yaba yagisivi. Uruzi ko nta mafaranga adashira. Hari umuntu wayamara mu mwaka. Oya. Gisivi iramutse ari gisivi. Okay, turaza kubigaruka. Ariko turaza kubigaruka ariko ibintu by'umwaka ubiretse. Bashaka kubivuga uzaba. Iminsi umuntu amaba amaze kwisi hari ibintu byinshi abamaze kubona. Yewe imyaka mfite rwose nabonye rwose umwami w'umwarimu narabirebesheje amaso. Umwami? Yego. Abo mwarimu? Mwarimu. Yes. Nabonye ufite ingorofani b'indege. Kandi twatundi wagiye usoma twa. Oya ntabwo ari ukuveshya. Ubwo ndashaka kuvuga ntabwo twatuntu twanya two mu kirokore mwa. Ntabwo twatundi two mu kirokore. Donc nabonye from zero to a hero. From a hero to zero. Okay. Wabyumvise nabonye umuntu uva kuri zero akaba umwami. Akaba intwari. N'undi w'intwari ahinduka ikigwari. Are you sure? Okay. So the situation can change anytime. Ibihe birahinduka. Ari ikibazo kabisa ku gihe cyose gishobora guhinduka kikaba twasuzaga abantu. Hari abantu batarakora subscribe. Okay. Aho ngaho sumo ndacyabinginga. Hano ni mu kigega ni mukore subscribe. Iyo utarakora subscribe ufite ikindi. Uri guhomba. Ufite ikindi kibazo. Ntamwe. Okay. Akoso urabona ameze nk'umuntu babayira. Byashize. Ndabona nababaye. Wishimiye mu mwami. Simbabaye ariko nabuze amagambo. Man. Iko nabuze ikintu cyo kuvuga. Reka dushimire abantu badukurikira. Yego. Baramudukurikira cyane bari ibwota amasimbi. Rwanda phone ngo ibuvira yakaze. Shareko kandi ko. Ibuvira ngo ni hasi hejuru. No kuri kw'Imana. Ariko ibyo nago bibuza mara gucura ya orchestre sinzi nibiyo ngurari iracyabaho iyo orchestre iracyabaho akakubwira ibyo orchestre imara nibo wamaye inkuru yarambe uri bukamwitangaza ryaciye kuri radio Rwanda iti itangaza ati indege y'umuntu ziragiye mesari rumvikanye ngiyo bande bari gucuranga ahantu bati itangazo kuri radio ati itangazo ati indege iragize abanyweraga aho bate nta kibuzima guca nicyo gihe sindizi niba oya icyo gihe abeshye kuko umugani wari waraje kera ahubwo uwo muntu ntabwo ari byo okay ntabwo mbizi sinari ariko yose ngo ni ya ndege ngo impara yari iri gucuranga ahantu runaka za rutubaye twadukoze yewe na hano ngo hafi ya hano ihumure rikorera urabeshye nuko bati indege iti aba muri agacupa abantu banywa agacupa n'abashuje kwa stress yasomye nta stress barareba bati n'ubundi ko ibyo birabire barafite primus ari icupa za primus bagira Daniela Rose uramuzi Daniela Rose ni ukiriho umusaza ucuranga acoustic yego
soliste nta kibuzo mpara gucuranga ibindi tuzabimenyesha ariko ngo barabahize ntago byabura bukeye barabahize ntago bibura nibiyo muri yajyaye ni inkuru ntahagazeho buri ikintu ntahagazeho ntago nyivuga nkuko turakivuze ariko ntago bivuze inkuru yo mvuze ngo nyihagazeho mba nyihagaze ariko ntahagazeho iyo sina nayicayeho ariko numvise ngo nuko byayigendekeye natwe rero dukomeje akazi ko mu bukungu icyo ndimo mvugana bibuvira ba Rwanda phone nta kibuze mpara gucuranga murgira yica uko byagenda kose ari akatari kora amafosa afite trick nyinshi yaba kizamuka se amafosa abakizamuka ngo barashaka gukora ko cyo bita coalition urakizi kwihuza coalition zizanyushaho mukomeze twe turacungana n'ubukungu batumije za nuza ngo za drone amafaranga ari gutakara ari gupfubusa menshi bari kuyapfusha ubusa abanyekongo inzara yica abanyafrika miliyoni 8 ku mwaka niba ari n'umuntu natureba n'icyo kiganiro anakireba bimenye niba abana bawe bamara umwaka bariho umenye ko muri Afurika hari abandi bana 8,000 bapfa bishwe n'inzara gusa nta bundi burwayi. Iyo ni raporo y'abandi ngo bashinzwe ari ntibagenda inyatsi ejo bundi ariko rero myiza abaturage ejo bundi ramiteraanye Kayikwamba yicaye Human Rights Watch na wana ntuza wawo ni bandugire bicaye bati ibihano tukabifata ibihano bari hari mu Bwongereza niba ngo ari example sinzi ariko igihugu kimwe cyavuze ati ibyo bintu ariko sinsanzwe nkizi nge kitwa Buru niba ari Buru niba gizina ryacyo icyo gihugu kiranakomeye cyane mu Burundi kiravuga kiti gufatira u Rwanda tubyumva neza ntiturabyumva ubu Kayikwambara cyajya kuba YouTube cyane ariko gutatubira Kayikwamba ariko by the way Kongo yagakwiye kubiyobowe na Kayikwamba uko biri Kayikwamba yayizunguza nawe yagize kedi rero buriya reka mubwire buriya iki kibazo nubwo wumva tuvuga intambara uribuka kiganiro twigeze gukora kera ndi kuvuga ku mugambi w'abademokrate wo guteza intambara muri kano karere na wibuka yego ndabyibuka twari turi ku nkuru nziza niba ari sinibuka ni ku nkuru nziza twari turi oya cyo ni icya kera ikintu twagikoze recently tuvuga ku mugambi w'abademokrate wo kugabanya abantu bakava kuri tuvuga ku matora yo muri Amerika bakava kuri miliyari 8 abantu bakaba miliyari 5 yes mvuga ukuntu bateje intambara muri kara gace baprovoka intambara ya Ukraine iraba mvuga ukuntu Nancy Pelosi yagiye guprovoka intambara ya Taiwan Zipping yanga kuyijyamo urabyibuka mvuga ukuntu Anthony Blinken yabyinjiyemo kugira ngo intambara yo mu burasirazuba itangire uri kubyumva mvuga ukuntu babyinjiyemo bashaka guteza intambara hagati y'ibino bihugu byo muri bino bihugu byo muri West Africa bari bwo Bufaransa bwashaka kugira ngo baisolating ziriya bihugu bya igihugu kiyobowe n'aka gasore kitwa gutya Burkina Faso bashaka kugira ngo bayizore habe intambara ishingiye ku Bifaransa n'ibiki iranga ariko none rundi bakabari bazigamye indi ntambara hangahi iyi mubona hano hiryo wa na nizi saha nimugire ngo buri hari ikindi baracyayenyegeza aka gace kacu reka ngira n'abantu banatwumva abantu bavuge kuko sanga na by the way na hafi y'abantu benshi bari muri kano gace abenshi bagerageza no kumva ikinyarwanda iyo niba hari igice cya Afrika ushobora kuba mukagira kamera nk'umuntu uri mu ijuru sindabayo uri kubyumva tuzabona iby'amaso atigeze abona Bibiliya iravuga ngo abaho bose baguwe neza icyo nicyo ngenderaho icyuzi n'umuririmbyi ni Bibiliya oya ni Bibiliya icyo ndi kuvuga aka ni agace keza sibyo ushishe narabivuze abantu barababagara ngo naravuze ngo ni burede ngo nabaye ngo bamushinga nayo ahuze ngo mu Burundi ngo yagiye ikuri ibintu sirabivuga reka yagiye mu Burayi ngo kandebe ngo ko amafaranga ngo y'i Burundi ngo adafite agaciro ngo acabwira ngo umuntu ngo genda ungurire voka uwo nindeze
wa muyobozi we hariya se umubanyi ngo abwira umuntu ngo wegereye ngo genda ungurire voka. Ageze hariya nyine ageze muri Amerika ngo agezeyo bati ngo abajije bati voka n'amadolari 3. none ngo niba uri hano mu Burundi ukarya voka ngo ukarya voka ngo ntabwo wumva ko amadolari 3 ubu yariye. Natekereje imibare iri mw'ubwo bukungu iracana. Ni ukuvuga ngo umuntu wo muri Amerika voka yigura amadolari 3. I Burundi rero twimenyereye ko umuntu arya voka 10. Ni ukuvuga ngo bariye amadolari 30. Ati none ubwo muri ubwo Burundi bukennye. Niyo mibare na n'ubu ndacyayikora. Nakoze imibare biranga. Sindayumva. Iyo mibare nikunda. Uvuga ngo abarundi ufite igiti cya voka. Kiriho voka 100. Ubwo urafata 100 kubera amadolari 3. Ubwo uko cyeza bafite 40. Aba bagiye batubwira iyo biba rukundi beze. Bivamo gute? Ntabwo ari ukuregura. Reka ntabwo bivuze ngo abaperezida bose bazi ubwenge oya. Nta nubwo abantu bafite imbaraga bose ari kuvuga ko bazi ubwenge. Ntabwo bavuze ko bakire bose bazi ubwenge. Hari ibigoryi byayabonye. Ahubwo uravuze ko ibintu ndabyibuka mani. Hari bano batipe usibye no kutumara bano bazungu bazi ubwenge bro. Uzi ko nujya ko uzasanga bafite ubutaka bwinshi mu Rwanda kandi babiva i Vatican. Ahubwo nujya kuri abantu bafite ubuso bunini mu Rwanda. Ahubwo se ubushize sinakubwiye ko kuva hano urenze gato kuri Gitarama. Urabona ukamanuka ukajya ahantu bitarugera Migozi kwa Kayibanda. Umuceri mu muceri kwa Kayibanda ugatambika kaganda kajya kwa Kayibanda ukazenguruka harahoze kugera ukajya guhaguza ibiceri 90. Bahagura nande kugira ngo na leta izacishemo n'impombo y'amazi bibi kibazo. Ese basufite amasezerano y'imyaka 200 cyane burundu. None se wagize ngo Kiliziya akashaka urayikirira. Barana abantu bagiye bakora bubatse system. Buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo Ubutaliyani ntago bukeneye guhinga no gukora no kubyuka. Ubutaliyani nicyo gihugu kitajya mu ibyo bintu ngo ubucuruzi buheruka za made in Italy zeruka ryari bro. Ngo ziri kurangira ahubwo. Icyo ndi kukubaza bakora ibintu by'iwabo gusa. Ntacyo ndaheruka gipana yabo. Ngweto yabo kera. Abataliyani ngo baraza ngo guhatana ngo isoko mpuzamahanga ujye ubibona. Ujibona baje kubidinga ngo laptop made in Italy ngo iki ngo made in Italy. Uretse kutuntu tw'utwenda two kwambara ni buwo pfa gukora. Nayo niyo baheri ariko menya ngobo ejo navuze ku kintu bita kubaka system. Barabanje batuzanira Bibiliya. Bakora icyo bita baradusiba kweri. Baduhanagura mu mutwe ubundi twari tumenyereye gute? Umugabo agira icyubahiro kuko yakoze. Wabyumvise? Agakora akagira amafaranga akagira imitungo akagira inka ze. Umugabo akafati. Hageze ati nyamuneka muhugukira iby'ijuru. Ahirwa abakene mu miti oya ku mibiri mu mifuka. Oya ahirwa abakene ntago bagasozaga ko ngako. Ayira abangwa ahirwa abakene kuko ari bo ni bana. Ahirwa abakene ntago bagiye mu miti. Oya yakora kaje. Ayo baradusomeraga. Ikindi Bibiliya nyine igahabwa initi ngo injiji buriya mutayitwara uko mwisha. Buriya nicyo kibazo ubona dufite muri coalition y'abarokore. Buriya haje ikintu ngira ngo uwo bita Jonas we. Johas uravugibagiwe ariko ni umupadiri w'umudage watangije ibintu bya kirokore. Buriya ntabwo biva kuri Martin Luther King. Bari uwo bivaho watangije n'ibintu n'idini icyo gihe bitaga ngo ni Moravian. Ritangirira ku musozi umwe wo mu Budage wabitaga Moravia. Noneho burya abaye idini bita ngo ni Moravian no mu Rwanda rirahaba. Bagita ngo ni Moravian. Abantu bashaka no kujya kuri Google bakayibona. Ni idini ritamenyerewe cyane mu Rwanda ariko muri Tanzania nabonye rihari. Jones ni icyo kizina ndaryoje ariko harimo John ibari has what sibyi kwibuka neza niho ibintu bya giprotestant bikomoka. Aho rero nibwo hatangiye kuza
iprintingwa rya Bibiliya. Ariko iprintingwa rya Bibiliya kugira rigere ku bantu buriya bitangirirwa mu ntuza mu isibaniro ryo kwandika igitabo bitaga encyclopedia. Encyclopedia cyari igitabo cyanditswe n'abahanga benshi, hatangira kuko ubuhanga bwose bwashingiraga kuri Kiliziya buriya. Donc ntiwashoboraga kuvuga ngo isi, urabizi bavugaga ko umukororombya hari nk'ibintu bitatu. Urabona bavugaga ko umukororombya ari ikimenyetso ngo cy'Imana. Ndetse bakavuga ko ngo isi, urabona ibintu byo kuba isi izenguruka izuba, yego isi izenguruka izuba. Ubwo bushakashatsi bwose nubwo buturuka kuri abo ba Einstein, ba Einstein nibo bagiye babivumbura ibyo by'imikororombya. Urabizi Einstein ubwo yinjiraga mu nzu ngo abona akantu k'akarinki ku nzu, ashyizeho rero ikirahure abona kireflectinze umukororombya, nibwo yatangiye guhakanya ko umukororombya atari ikimenyetso cy'Imana. Ahubwo bituruka ko imvura ibiri kugwa, noneho yabiri kugwa urumuri rwayo rukarabya ahantu nko mu nyanja, noneho amazi agakora nk'andererwamo akareflectinga ruriya rumuri tubona ruba rufite amabara menshi. Azana rero ubwo bumenyi nibwo bwatangiye gukwirakwizwa. Ariko habaho inkundura yo kwandika igitabo bitaga encyclopedia. Ni ukuvuga ngo ubumenyi bwose n'igitabo cy'ubuhanga cyose cyabaga gifitwe na Kiliziya. Nayo mpamvu ubona twizera ko iyo abana bajyanye mu seminari ngo batsinda bagira ubwenge, bakagira ubwenge ngo bakagira, ariko nta bwenge burya bagira ubumenyi. Ko umuntu ufite ubwenge buzima niyo atajyayo si ngombwa pe. Uri kubyumva? Kuko hari ibintu umuntu muzima bagomba kwibaza. Rero mwiyo nkundura ni nabwo hasohotse ibyo bitabo ndi kuvuga bya Bibiliya, tangira kuba printed ku bw'icyo gihe cy'inkundura y'abaprotestana ba Martin Luther King, apana w'umunyamerika w'umudage w'umupadiri. Nibwo rero hatangiye inkundura yo gwiprintingwa rya Bibiliya. Buriya uku kuntu kuza yenda haza utudini, hakaza utudini uretse ko ndakuvuga ariko utundi ntabwo ndi kuvuga abadive, ntabwo ndi kuvuga Anglikani, ntabwo ndi kuvuga Kiliziya yari iriho, ntabwo ndi kuvuga Meto, ntabwo ndi kuvuga Presbyterienne, ndi kuvuga revival church, those of ZYON. Uyumva utu ngutu twita assembly of what, restoration. iyi revival buri yituruka kuki? Kuko buri muntu wese yari yiboneye igitabo. Buriya abantu bamaze kubona Bibiliya haza ikindi kibazo cyo kuyumva bitandukanye. Nk'ubu ngubu kugeza ubu uri kubyumva, njyewe sinemera ko umuntu atanga icyacu. Abyumvise umunyedini. Urumva kandi mfite Bibiliya kandi twese turi abaprotest. Abaprotesta biva burya ku nshinga bita to protest. Abantu bazi icyongereza barabizi, habaho to protest abari nko kwigaragambya, abari nko guhakana ikintu. Buriya donc kwitwa Presbyterienne, ibyo bintu byose biva ku iyo nshinga bita to protest, guhakana. Abari guhakana n'ubundi. Uri kubyumva? Biranababaje ngumva ngo twa protesting, nyine ba protestingaga ibintu bya Kiliziya. Ngira ngo burya na Paul abantu yarwanyaga les protestants, those who protest. Nicyo haganaga nacyo barafite ubutumwa bumeze nk'upfindagaza. Hello, Bibiliya irakwirakwira n'abaprotesta babandi twari mu myigaragambyo ihakana iby'i Roma. Niki tugira ikibazo cyo kumva Bibiliya bitandukanye. Wabyumvise? Hari ibyo nemera ko umuntu akizwa rimwe. Nemera ko umuntu iyo yakiriye Yesu akizwa rimwe na rizima. Sibyo? Ariko abandi bemera ko iyo umajije gukizwa, nubwo Yesu yaba yagukijije, hari ikintu wakora ukongera ukabura ubugingo. Nubanga igitabo cyo mu ijuru arahanagura kongera kikagusiba. Abyumvise icyo nshaka kuvuga. Afite igoma ja. Hazaho rero iyo korasiyo. Twebwe abaprotesta tugira ikibazo cy'uko buriya abakatolike kubamaneginga biroroshye. Narizi isaha ntibaramenya kugura Bibiliya. Ntawe usoma,
abakatolike ariko si nyamugani ni bake n'umwe babiri abandi barasomera cyakora abakatolike burya ntibakinywa inzoga benshi ariko ntibakinywa inzoga benshi ariko ubundi kera najyaga ngenda ngasanga amasegereti bayagurishije bazengurutse kiliziya harya ku muryango hari abana b'ubunyobwa abana b'itabi yego noneho rero hazamo iyo protesting twebwe abaprotesta tugira ikibazo cy'uko bibiliya ibaye igeze kuri buri muntu wese njyewe ngasoma nkavuga nti namara gusoma igitabo cyo muri wenda urugero nka Yeremiya namara kumva ukuntu icyo gitabo kivuga namara kumva ukuntu bimeze bityo nkatangira kwibaza ntese ngewe ko numva wa mugani ndi kubyumva gutyo waba nshinze ka rivayivo hafi wabyumvise bityo twese tukava imurenge wabyumvise ariko tukananirwa kumvikana baragica none twese tukaba twavuye imurenge ariko twaraniwe kumvikana ukuntu twaba mu itorero rimwe buri wese agakora buri kintu kikwereka ko biriya bintu bishingiye ku nyungu bwite ni kuriya kuntu wagenda habaho udukoresiyo two kugenda ukurikira abantu n'umuryango umwe bavuka mu rugo rumwe reba ukuntu iwanyu muvuka ibaze ko buri wese yaba afite urusengero n'izi saha reba ukuntu iwacu tuvuka buri muntu uretse njye buri muntu ari muryi abo mama kandi mama niba barereye mu idinisha ariko wese munamunaniye buri wese ashatse irye ahubwo igitangaje rero mama nawe uri kubyumva icyo nashaka kukwereka ukuntu ibintu bya protesting byagiye bizana utuntu twinshi sinibuka n'ikintu bikurikije ariko in fact ibitabo nari ndimo kuvuga by'ubutaka n'ukuntu kiliziya yagiye idukontorora na n'ubu ngubu abantu bakirukankana mu mashuri y'ababikira ngo nibo bigisha kuko babigisha gufata mu mutwe abana babo ngo reka bajye kubarerera mu babikira umubikira utarabyaye abana biga muri buriya bigo baratsinda ariko ntabwo bagira intellectual capacity icyo bita intellectual capacity hari umwana kuba atsinda mu ishuri wabyumvishe no kuba umwana uri kubyumva afite intellectual capacity ndabivuga gute kuba umwana imitekerereze iri ku rugero rwiza kuko gutsinda byo bishobora guturuka ku gufata mu mutwe sibyo umuntu wese ashobora kwiga amasomo yiga akayaha umwanya agafata mu mutwe uri kubyumva ariko intellectual bituruka ku kuntu ubona umwana atekereza kuri situation n'ukuntu umwana yikura mu kibazo buriya ukuntu umwana yikura mu kibazo ukuntu akigezemo udahari ngo umufashe ukuntu umwana yikura mu kibazo nibyo byerekana imitekerereze y'umwana ushobora kugira umwana uwo mwana wawe avuga icyongereza avuga igifaransa neza rwose ariko umwana intellectual capacity kabiri hasi akaba ari ikiguri wenda ndakabije oya ari ubugoryi bundi bw'igitutsi oya ndi kuvuga ariko uburyo ki aho ndakabije wenda mbuze reka wamugani reka iryo jambo ndiretire ona babwira umudepite muri South Africa ati iryo jambo rirotire cyangwa uzarizire iryo jambo rirotire ariko ndashaka kuvuga ko uburyo cy'umwana abasha kwanaliza situation iri current itarimo iyo mibare na za geography itarimo izo twigaga izo bita STE science technologie alimentaire donc ukuntu umwana afi gufata agatekereza muri Kelkenstein akavuga ati iki kintu nakikuramo gute iyo bita intellectual capacity rero abapadiri nyuma yuko twese tubaye le protestant haza kuvuga protestant natwe tunanirwa kumvikana kuri Bibiliya impaka zose ubona nizi abantu bavugira ku ihumure niza abantu bavugira he oya na leta itabizamo hari uducaci twinshi hano i Kigali ubuka tugahura na caci kuruta uko uhura n'akazu k'ikira k'amazi cyane ari yakenewe cyane oya nk'ukuntu tubari dusigaye tumeze niko caci ziba zimeze niko caci ziba zimeze hari abantu bavuga ngo urango caci ngo nta kibazo ngo nubwo zaba nyinshi hari abantu bajya bivuga nubwo zaba nyinshi kubera ariko nyine nyinshi ikiza cyari ni ikihe utubari ngenda byemera utubari dushobora kuba twinshi kwa kutubari baduha IBM mu byemere it's a business none caci baduha IBM yayisomaho yatwara bakamuca desa wabyumvise amafaranga akajya muri leta kugira icyo amara ariko uburokora aragenda bakamusaka
yataha akandi nta n'ikintu aba yanyoye ngo polisi imufate. Buriya reka kubwire igihugu gikenera amafaranga menshi, niko byumva, kandi ntabwo twese twaba batagatifu igihugu nticyatera imbere. Hari utuntu tuba dukwiriye kugenda tubamo duto dutoya dutuma habonekaho fayinizi n'utundi kugira ngo imirimo ibashe gutera imbere. Rero icyo gitumye nshaka kuvuga kuri kiliziya my friend yaraje yakoze icyo bita system, ushize nandi kubivuga. Ubutaliyani ntago bukirwana nuko bwubaka bukora inganda, kuko amafaranga yabwo mu Rwanda zinjira muri Uganda ho nabonye abantu baracyari injiji, akayo magambo kukigurira kuyakorera. Ariko kuba injiji nuko kuyoberwa muri field, ntago bivuze ngo ntago mba generalije. Ushobora nko kuba injiji muri crypto no urugero. Uvuze ko ibindi utabizi. Kimwe nko nkanjye muri football ndinjije. Sinshobora no kuko muri entertainment ndinjije. Sinzi ngo biregenze biravahe bikajya. Uko byumva? Abantu bagiye babumva iryo jambo injiji icyo ni kuvuga. Abanye nko muri Uganda burani igihugu cyuzuye injiji muri theology. Ko ni igihugu bura cyabaye mu massacre ishingiye ku myizerere. Ubwicanyi bw'amadini. Uko byumva? Umudive akica umukatolike, umukatolika akica umuyisilamu, habaye minama. Ngo amujijije ko atizera kimwe nawe. Amujijije kwizera. Ariko ikinsetsa ntago biga na nubu baracyayajyamo. Baracyajya amadini. Yabakoze ibyo. None se abayuda banengaga abasamariya atari abanyedini. Abanyedini bro. Iyo Yesu ataza avuga ati mumpa amazi, nabwo ko abayuda bari aho bumiwe, aturamubona ngo aradusebya. Arajya kwaka amazi umusamariya kazi. Ndaya gusa ntaki bacu imanza nta kindi mitima, burya imitima y'abanyedini sinzi impamvu batabaza doktora. Abanyedini base guca imanza kubi ngaho bafite doktora mu mategeko. Abanyedini ndabasuje cyane. Reka twigire mu bukungu. Reka dukate ikorosi twigendera, ariko kaba rakanyuzemo mba tujya tuvuga ku idini, kuko niba uri mu idini nawe urabizi ko niba hari ikintu kiburimo wanga kuvamo, urabizi, ariko urabizi neza niba hari ikintu kiburimo ni idini. Turashima Imana dukijije idini twebwe. Ariko mane sinkubeshya niba baka umuntu ahuye na Yesu bari ikintu kize nkaruhuka ni idini. Idini ni iki? Kwanza yari yarakujengereje. Yabyeyorera. Reze ngufite kujya mu idini nabuze minerivare. Nkubwire inkuru yambayeho yabibabaje. Twikomeze. Oya ubwo nigeze kujya nyirangiza segonderi. Ibintu bibi. Oya wenda ibya minerivare dibi. Abeka twivugire ukuntu nagiye ahantu ku idini rimwe ryegereye hano turi. Nanjye segonderi ngiye gutura nkuyemo 100 mu mufuka, mbona umuntu akoye agapapuro yandika rimwe zamazera ashyiraho mbona 100 biruze, ndavuga ni ntunkange ni 100. Yongeraho mbona ibaye imwe, ndavuga ni ntunkange ubwo ni imwe. Yagize gutya mbona 10 zuruzi ibiceri byanjye desa mpita mbisubiza. Hano habize. Kandi ngubwa ni idini dutura. Yarari gutura se cyangwa ari kwitanga? Gutura cya 10. Mwicaranye. Ubwo ikintu nahise mpanga, ubwo nanyangiza sekonda ndavuga ni byari za 2012 na 3. Ndavuga uko byagenda kose umuntu yaragafite, ntago hano umuntu yabatanga cya 10 cya miliyoni 10 ngo abantu tudafite ibiryo tuve hano tutariye. Materaniro yararangiye ndahaguma. Ndavuga ati nta kuntu hano haburi igikoni cy'abatishoboye miliyoni 10 umuntu azitanga siri plus. Ndazenguruka murabana batetse buri cyaro gabe. Bareze bari baje kugutekeraho, ariko byiguru ubundi urusengero rumaze kimumbare mu mbwi n'urukusanya cya 10. Ubundi n'urukusanya cya 10 n'abatu cya 10 bagiye bakimpa. Ubundi ngiye nkorera Satani. Werago tukwizeye. Ngiye nkorera Satani. Werago tukwizeye. Nuko harya nta bibiri mbabona abasomere cyanditswe kiri mu Bagalatiya kivuga. Ariko by the way somera Yeremiya 31:30. Reka tubwirize umunsi tuvuga ubutu.
reka dusome noneho uyu munsi noneho iyi noneho ko iri mu ruzungu banyicati yirasi. The Bible says Isaiah 31:31 Isaiah 31:31 ariko ubwo n'uruzungu reka nivugira ubutumwa by'amadini mbyiwe. Isaiah nagezemo Isaiah 31 nahageze oya 31 Isaiah ko mbonye 31 kugera ku 9 ibice 31 umurongo wa Jeremiah okay Yeremiya 31 Jeremiah 31 nahageze 31 ndadoye ndi kuhasoma haravuze ngo kandi mwakira ubutumwa bwiza. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. ati dore iminsi nzaza, behold hepfo nzasezerana isezerano rishya kavana. banze bumve icyo gitabo turi gusoma ni Jeremiah wacyanditse, ni ari muri last prophet, mu bahanuzi ba nyuma. Wabyumvise? Yes. Aravuga ngo mu minsi izaza nzagirana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli. Wabyumvise? ngo iryo sezerano rishya, soma ari gukomeza usome. Nkomeze nsome ngo ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza umunsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputi. Umva ukuntu iryo jambo riri kuvuga ngo iryo sezerano ntirimeze nk'iryo nasezeranyije ba sekuruza ubwo nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa nkabageza ahandi bita Kanani. Wabyumvise? Nuvuga ngo isezerano ryahawe Abisiraheli, wabyumvishe? N'isezerano Jeremiah yavugaga mu iki gitabo ni amasezerano abiri atandukanye. Avuga ngo mu minsi izaza nzagirana isezerano rishya, wabyumvishe? N'ab'inzu ya Isiraheli bitandukanye n'isezerano basekuruza igihe nabafataga ukuboko nkabakura muri Egiputa abazana. Komeza hasi. Komeza hasi nenze ko twaro. Irya sezerano ryanjye bararyishe. N'iryo sezerano nabahaye kera bararyishe. Abadukurikiye mwikiza amena. Wetse n'iryo sezerano nabahaye kera urumva harimo ibyo mu gutegeka kwa kabiri, harimo abami, harimo ingoma, hari ibyo byose rero nabahaye bagombaga gukurikira. Birimo iryo sezerano naryo bararyishe. Nubwo nari umugabo wabo, umugabo wabo wabirongoreye ni Uwiteka avuga. Nubwo nari umuyobozi wabo, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye ni Uwiteka avuga. Komeza hasi. Komeza. Ndagira ngo aka kantu tukabeho kirere. Hari abantu bakunda kugira ngo ndumuhakanye. Yego ngo twabukomeje. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri. Ariko noneho hari isezerano igiye kugirana n'inzu ya Isiraheli rishya. Yego komeza. Ntago ari gucamo ijambo ry'Imana kabiri, reka duhindure bateri. Sinza gukura amavuta watagiye. Ntukankure bateri zawe ujye uzicaginga hakiri kare. Yego bino kurunuza we. Noneho soma ngo iryo sezerano. Wari ku isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri. Ngo noneho ni ko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Oya hari ikintu utarasoma. Sorry. Twakomeza hepfo. But okay, ngiye gusoma icyongereza, ikinyarwanda. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bava inda imwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuwoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose. Niko Uwiteka avuga. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka
ukundi ijambo ry'Imana turishimiye nyagasani murakoze ukishije ukuri uragira ngo nongereho icyanditswe kiri muri Yeremiya 30 ibice 31 mukomeze ajya kubona umutwaje ukajya ngo nidegede nta cyanditswe umutwaje ngira ngo nidegede n'amazi cyangwa ni watermelon avuga babyumvise twebwe aho ngaho niho twebwe abo muri Kristo dukura isezerano rishya ryahanuwe na Yeremiya. Aho Yeremiya ararihanura na Isaya ararihanuye. Yeremiya arihanurira mu isezerano rya kera, iryo rishya ritaraza kera kabaye rero isezerano rishya riraza ari we Kristo ariho uko kubabarira ibyaha byabo. Wabyumvishe ni donc ako kantu usomye kuko ngo azababarira ibyaha byabo. Wabyumvishe iryo sezerano rishya ryari Kristo. Maraki icya 10 mu nzizo ngo impamvuga ku cya 10 nuko ngiye ibintu by'amafaranga nibyo garukaho. Ahanurira abwira Abisiraheli bari muri iryo sezerano rya kera ko badakurikiza iby'isezerano. Abahanurira ibyo gutanga icya 10, abahugurira ibyo gutanga icya 10, anabategeka no kugerageza Imana yabo. Wabyumvise cyane ko batari banabishoboye. Ariko yagombaga kubabwira kuko ni byari itegeko biri mu isezerano rya kera. Rero hari abigisha bameze nka Petero cyangwa na Matayo bimukanye izo nyigisho bakomeza kuzigisha. Wabyumvishe bari bafiteho n'ubundi udusigisigi tw'idini bigiye imbere Yesu amaze gupfa ibintu byose bimaze kugara bimukana izo nyigisho bakomeza kuzigisha. Ariko Paulo ego nigeze uretse ahantu hamwe yigeze guhugura itorero ry'i Makedoniya hamwe ararihugura ati cyakora kuko ari mwe mwatangije umurimo ni ukuri kw'Imana rwose ni mwe mwabyiyemeje mubari namwe mukora uwo murimo. Nta handi ibyo bintu kuvuga ngo reka nguhe urugero rw'ibyo bintu abantu baba bakora. Ni nk'uko njyewe n'aba ndi umwavoka sibyo, ubu najya kuburanira ngasaba umucamanza gukurikiza itegeko ryo muri 85 ngayibaza turi uyu munsi karize cekera abanyamadini batahwita bazaturogesha ngo hari umutipe wagiye kubwiriza za Bugesera abanyedini ngo bamukuramo urukweto yarancekeje niba ari yo ngo yasengeraga Kenisi ngo apfe. ngo bayifuye bajya bakora na konferanse bajyaga bakora na konferanse kuri telefone basengere Radio One abavuga tumwose ngo bahariye kuri Kimisagara bakayisengera ngo ifunge ariko reba iza no gufungura televiziyo ariko kugibara itabumisha bakaganiro bibutse ninjye turasega tugira gute ninjye wajya umukoreshaga bivuze kugikora birananira cyangwa imana kugitahumbiye koko. Hanyuma rero guverineri mushya akaba yaje birango mwayonye muri beneri. Rero ubu ngubu bisa naho intebe ziri kugenda ziryoha, byajemo computer musaza byatsi rero byajemo mudasobwa buri yikuza n'ugati bwa mu mpamvu ya mbere nubwo rero tutazivuga ariko kuba ibintu by'ikoranabuhanga guverineri agomba kuba umwana abasaza baragice agomba kuba ari umuntu uri minisitiri w'ikoranabuhanga, agomba kuba ari umuntu kuba arengeje 30 uko byagera kose tuvugije ukuri. Ibintu bya minisitiri w'ikoranabuhanga y'imyaka 50 ntabwo byavamo. Ibintu byavamo adafite umusaza perezida ze kureba iyo ropepi nasubirwa ayumvije. Tuvugisha ukuri tujye tureba ibintu dushoboye tubiha abantu. Minisitiri w'iterambere ry'umuryango nabo umusaza nta kibazo saza nareba umuco nabo umusaza akoze siporo wayihumura. Nigeze kubona minisitiri w'Ubugande agiye gutangiza umupira indi igera amutema mutereka bari imbere
yayiteyeho yaraguye. Minisitiri wa siporo akibuka karihe koko nongere nkarebe ndakibutse ba agiye gutera barindi genda wayibonye information yatangiye. Information minisitiri nyine ni ukwihangana urumva ntabyo bihanganira ari ibintu niko isi igomba kumenya niko isi igomba kwagukata ikorosi ku isi nta handi igomba kwinjirira yego sawa ngaho naho guverineri we turabuyakiriye kuko byanze bikunze guverineri ndamushuje cyane niwe ugomba gushyira mu gaciro agagira mu ngiro agakavuduka bamamagaye mwasara abo barakora guverineri yazumva ikiganiro bamamagaye mwasara we ariko guverineri tuzabe gushaka guverineri ariko mwaretse ukamushaka tuzabe gushaka guverineri tumuhe ikiganiro tumwisabire ikiganiro tumubaze kuri cryptocurrency n'icyo atekerezaho tubikore ubasabwa kwese ko guverineri wamukurayo ariko nyumvire umuntu ubivuze w'imwihorere urugero rwe nakore siporo nta amazi birashira guverineri twamubona guverineri agiyeho aha rero ni ugutangira kwiyakira ibintu tugiyemo birasaba kugira ngo twumvikane duhane imyanya umuyobozi wa AI artificial intelligence agomba kujyaho minisitiri iyo byose muzabibona bizagenda bihinduka minisitiri uyishinzwe gusa ushinzwe artificial intelligence wabonye yuko abanyarwanda bisigaye byarabaye ikibazo umuntu asigaye afata ikuzo yamuvugisha amagambo bagahita bakakujyana bakamutambika nukuri kw'Imana dukeneye umwana ureba video akavuga ati reka iyi video yakozwe nta urabona nk'aya magambo nk'aha nicaye ndi gukora ikiganiro ejo wajya kubona ukabona hasohotse video uri kuvuga ko bamenyereye ko hano mba nicaye aribyo mvuga ugasanga amabuye n'imijugujugu birantangiye aho nyuze cyangwa akaza akicara hano akavuga nabi kugira ngo bagushyiremo bakankira ya 30 jours none uriya musaza azabyanga jours njya kuyivamo uretse ko wenda na stekinze pale nava mbari mu ducumi ariko ubujije kuri la 30 jours ndazayivamo uri kuyo AI uruguba hano dukeneye abana bazi neza kureba iyo video akamenya ko ari AI yayikoze rwose rero ibintu byajemo computer bamuze mwihanganye cyangwa se Fabian cyangwa mwige mbiyedo no kwiga pe birakunda ibintu byajemo computer guverineri mushya turabushuje ibintu by'impapuro wungirije guverineri turabushuje ibintu by'inzandiko ibintu by'impapuro urabona ibintu turi kujyamo ni ibintu biri seri urabona twirwa tuvuga reka mbwire kuza twirwa tuvuga ibintu by'amafaranga ariko ni ibintu biri seri impamvu tubivuga ni ibi urabona hari ibintu byinshi biri kugenda biba ku isi biri guhindura uko ubukungu bwari buteye kera urabona u Rwanda rufite policy nziza cyane akunze yo guteza imbere amashanyarazi buriya urabona iyo essence igiciro cya essence gihindutse kira gatebe hasi nige sasa iyo igiciro cya essence gihindutseho gato urabona ibiciro bita bizamuka kubera iki ibiciro birahindutse bya essence biturutse ku ntambara y'igihugu kiniki kiri kurwana bityo wenda supply chain uburyo ki essence ya movingaga mu mato n'icyabaye ikibazo ubushije wabonye abahutizi ba blockinze ibintu mu nyanja byambuka ugasanga ibicuruzwa essence tugeze ku cyatandatu sibyo cyatandatu nandi kiri guturi kuko essence igenda uko essence to dominating wabyumvije ni nako natwe rigera ku cyane iryo ni dollar ujye bibona ko mighty dollar essence nisigana na kareti gato uko essence kagiyeho burya biva kuri 20 25 30 wabyumvise uko rero ibintu bigenda bikora buriya nubwo abantu bagenda bijujuta gute ariko bishobotse twagira ikigo cy'ubushakashatsi gishingiye ku mashanyarazi kitadependinga kuri essence bityo ndavuga gikora ubushakashatsi ku bikoresho by'amashanyarazi kugira ngo aribyo biba domina imodoka zacu ibikamyo byacu bikakoresha amabattery ya lithium tukaba tubizi ngo dufite igikamyo cya vina kikagera mu Mombasa ari battery umuriro wabyumvije adaca kuri station atagira gute bityo ibintu bishobora guhenduka ndetse tukabasha kubarenza uko iyi systeme yo gukoresha ibintu by'amashanyarazi tuyishobora uzi ko ifaranga ryacu tushobora kurigura hafi no kuri $800 $1 cyane ariko uzatubwire politike y'ifaranga gusa uburyo rizamuka n'uburyo rimanuka ko hari abatemera kubivuga kandi ngo ari byo bize
ari byo bize ntabwo bashaka kuvuga uko ifaranga rimanuka nuko rizamuka niba ricecekeye ntabwo babizi barabizi barabyize oya babona rigenda barabyize araryahura barabyize okay bada barabizi nuko badashaka kubivuga wabyumvishe ariko tubashe gufata kiriya kintu nubwo ke hazaho import na export ni ariko tubashe kumanaginga essence wabyumvishe tukamaninga situation urabona ejo ndaratanze itangazo ryo kuba motari nubwo pe polisi imwe ishobora guhutaza abantu runaka ariko nanone nta yandi mahitamo tuba dufite nishyizemo ariko leta n'abaturage natwe turaturage leta n'abaturage noneho barangica ko reba ukuntu ngo kiba kiri kubavugira wabyumvise ariko ntabwo ushobora kureba inyungu z'umuntu bwite sibyo kugereranya n'inyungu z'igihugu sibyo ntago inyungu z'igihugu icyo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo twese twadaptinze ibintu by'umuriro sibyo byibura essence tukayirekera igisirikare gusa bavuga ati igisirikare nicyo gikoresha essence igisirikare igipolisi si ngombwa burya apolisi si ngombwa gikorera hano mu mujyi n'ubundi nta mupolisi ujya gufatira umuntu i Bugande wabyumvije cyangwa umufatire igisirikare byibura tukaba aricyo turekera amavuta tukamenya ngo circulation interne dufite yose n'amashanyarazi intambara yaje kubita Uburusiya bwajya bufata urabona bwafashe Crimea burahindukira bumafata Odessa bufata iki essence iva kuri 860 igihumbi na 60 turi ku 670 ingahe ubwo bagenda bongeraho agace essence ni kwiduga uko izi ntambara zigenda zibivangavanga niko byigenda birushaho gukana wenda nuko mahirwe tugira nuko Riyadh nta ntambara irahavuka ariko wabibona hari ahantu havuye nuko intambara ya Iraq buriya Donald Trump ya Iran nuko Donald Trump yayihosheje ndetse Iran ikaba yaragize imana yarabonye umuperezida mwiza wo bita Masoud Pezeshkian umuperezida wari uri no muri inama ya UN muri Amerika ntabwo mwe muzi ko yanajyana mu nama nta n'umuntu wakeka ko yajyayo rwose muri Amerika ajyayo yaratunguranye Iran buriya nacyo gihugu cya mbere cyakatiye urwo gupfa Donald Trump ubwo yicaga wo bita Sulaimani kibukatira urwo gupfa ariko umuperezida bita Masoud Pezeshkian aragenda ajya mu nama ya UN bigaragaza ko ari cool down uvuga ngo ndashaka kujya ku meza yego ubwo byumva mu gihe Ayatollah Al-Khamenei umusaza Ayatollah Al-Khamenei ndetse batumva neza na politike ijyanye n'iby'ubukungu n'ibicyaho cyo washingiye usanga cyo washingiye hane nari legacy uhita wibaza ukuntu wa mu president yagiyeho uriya musaza akabyemera inde uriya musaza Iran imufata uriya musaza Ayatollah bamufata nka pere ni nk'umwami niko navuga sinzi impamvu yemera nka president rero abaye nka prime minister niko navuga ariko antuka Pezeshkian yaje mu gihe cyiza kandi atangira gukora ubutwererane ngira ngo nabwo Iran yasinyanye amasezerano afatika toto coalition uguhuza kuri Total iyo n'Uburusiya ngira ngo niba ubyibuka nibwo Pezeshkian yajyaga mu Burusiya akora jyayo bavuga ngo icyo rero hano nshaka kuvuga nuko ihungabana ry'akagunguru ka essence ritugiraho effect niko ifaranga ritudugana wabyumvishe niko duhungabana mu rwego rumwe bw'ubukungu cyangwa ubundi bitewe nanone tubigaturuka kuri import and export kuko twebwe hanini dushingira ku gukopera no kuzana ibicuruzwa mu gihugu sibyo ariko n'ubundi ugasanga import export zacu ziri hasi hanini ariko buri kintu gituma import export zacu zikiri hasi nukubera ko tutadaptinga technology kambigarukeho urabona abanyarwanda twari dufite model nziza y'agaseke igiceri agaseke harya hari agaseke n'igiceri okay hari igiceri cy'ijana ariko oya nawe ujyamo we muri finance ni kuvuga produit dufite agaseke buri agaseke made in Rwanda kariya gaseke ni keza pe kagurishwa amafaranga menshi i Burayi abantu bakagura kuko the design is okay kandi kari by approved international ariko dufite ikibazo cy'uko technology yo gukora agaseke igishingiye kuri koroshi ntabwo izi kano bakoresha nyine babuha agaseke
wabyumvise dufite ikibazo cy'uko gukora agaseke wabyumvise bitari ya budakinga muri tekinoloji bishingiye kuri kuroshi mu gihe agaseke kamwe umuntu ashobora kugakora icyumweru nese ubwo twakora agaseke umuntu aboha agaseke icyumweru tukazahaza isoko mpuzamahanga wabyumvisha ni ikibazo kiri niyo mpamvu buri gihe iteka mvuga kuri kugerageza gutekereza kuri tekinoloji umunyafurika mureke umunyafurika wabyumvishije umuhaye uri kubyumva ubundi dutandukanira he n'abo twita ngo ni abazungu dutandukanira he wabyumvise abanyafurika umunyafurika n'umuzungu bahawe akazi ko gutunda itaka wabyumvise batira itaka wabyumvishe muritunde murishyira aha ngaha umunyafurika bayeguye ikarayi agenda yiruka tiririri ku mutwe tiririri inshuro eshanu umuzungu aricaye uri kubyumva umuzungu aricara atekereza ati ariko nida naruha gute ntatekereza imashini akoze tingatinga umunyafurika akirishyira ku mutwe akiritunda akajya yora akoze reka byere kubyoroshya akora ingorofani si ibintu si tekinoloji yoroshye umunyafurika akirifite ku mutwe mu gafuka agafuka se ko karahari wabyumvishe buriya impamvu ya mbere ituma abanyafurika buriya mubona abazungu bagira ubwenge n'abagira ubute n'abanebwe yego buriya bagira ubute twebwe ibyo twita imbaraga zitarimo ubwenge na buke wabyumvise bo bagira ubwenge butarimo imbaraga baratekereza ati iki kintu batekereza ku kantu mu cyongereza bita ngo ni efficiency efficiency gerageze ari bujuti wanjye dukunda gusengana ajya asenga agasengera ngo God ngo I call upon the spirit of excellence ngo mamagaye umwuka wa excellence sinzi ukuntu nagerageza kubivuga uri profete runoza se ngo akunda donc efficiency undi ijambo efficiency ngerageje kurisobanura ni nkuko wagerageza gukora ibintu byinshi kuri resources nkeya uri kubyumva ibintu byinshi ariko kuri resources nkeya tubare navuga ngo iki donc efficiency ushobora gutekereza kavuga uti n'ibyo navugaga ndetse natwara gute iri taka nkarishyira hariya ariko bintwaye imbaraga nke ntavunitse kandi nkajyana ryinshi ngatwara nkoresheje imbaraga nke mu gihe umunyafurika abo bantu babiri bahawe akazi ikarayi yari yatutubikanye amerewe nawe mu gihe umuzungu yari ari gutekereza how efficient uburyo bukibura efficient ashobora gukora akazi akaba yakwimura ikintu agishyira agisubiza hano sibyo babyumvishe aha rero icyo nashaka kuvuga nubwo dufite innovation dufite hari umwana nabonye wanyaprokinze ufite umushinga mwiza ahubwo hari umubyeyi wanyandikiye yego aba bantu bibuke reka nkavuge muri itangazo ababyeyi bafite abana bafite imishinga ishamikiye ku ikoranabuhanga hano hari nimero za telefone batwandikire dutangire gukora urubuga rwabo by'umwihariko igihe kizagira batangire gupresenta imishinga yabo iyo mishinga yabo rero niyo tuzagenderaho dutera inkunga tuyishigikira waba uri umuntu uri hanze ugashyigikira iyo tekinoloji y'uwo mwana niba izaba ishingiye ubu ngubu ejo bundi dushobora kuzaza kubona tukabona umwana azanye umushinga wo kurinda ikirere cy'u Rwanda kubyumva umwana umushinga uvugira aha wo kurinda ikirere Iron Dome birashoboka yego uri kubyumva rero dushobora kujya kubona umwana azanye umushinga wo kuhira ubutaka no kubumba amatafari rega wo kubumba amatafari n'urugero ariko agakoresha efficient agakoresha bike bityo agaproducinga byinshi bityo akagurisha make ukuvuga ngo ikintu cyose kijyanye na tekinoloji hano nicyo dushaka kwinjizamo kugira ngo mu ikintu cyose dukora umuntu akoreshe tekinoloji hari umuntu umwe nagiye gusura wabyumvise yakoraga ibintu bya mining ariko bisaba ko atapinga kuri telefone kandi afite telefone 10 aricara aratekereza bisaba iki kugira ngo telefone ikurure igikumu nasanze yarashyizeho utuntu twirirwa dukubita kuri telefone tugira gutya nyine naratekereje ko mfite telefone 10 nazikoreraho cyane imwe
ku mining aragenda ashaka amasensa turatuntu tw'udutelefone z'izo telefone zigira mutu udukaramu araza ashyiraho utwo dukaramu tukajya noneho akora siporo yirirwa imu mining. Uravugisha ko no gutekereza, we need to be creative. Uvuze ibyo ku mininga ndibuka mbere yuko tuza kugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi tutanagitindaho, ariko mbere yuko twinjira muri ibyo bya GCV nashaka kukubaza, dufite training cyangwa se dufite inyigisho, izi nyigisho zigamije iki? Dushingiye ko abantu bakeneye kwiupdatinga muri ibintu twavugaga by'ikoranabuhanga. Yego, hano dufite workshop ari izaba kuwa gatandatu n'umusibejo. Yego, by the way ikiganiro itariki ya mbere itariki ebyiri wambwiye ngo kwezi ni kugufi ngera ntegereje ko azaba ari 30 no kuvuga ngo dufite ikiganiro nako workshop izaba ni crypto workshop, aho abantu bazigamo amasomo menshi atandukanye ajyanye na crypto, abantu bazigamo ari amasomo menshi ajyanye n'ikorana nuko abantu bagura bagurisha, abantu bahererekanya amafaranga y'ikoranabuhanga, uko bayacuruza, uko umuntu afungura konti ku kigo cy'ikoranabuhanga, uko umuntu yacuruza amafaranga akayahinduramo ayandi, uko yagerageza ubucuruzi bwakoresheje robo bakabyumva robot trade, ibyo bita ngo robot trading. Donc ni Binance deposit and withdraw, Binance earn, copy trade, Binance bot trading, spot trading. Donc na masomo urumva ko menshi agiye arimo trading ni byose n'amasomo umuntu waje hari ni, ariko noneho hakabaho na mentoring uri kubyumva, hariho na mentorship, kuko buriya ikintu cya mbere hari ibintu byinshi tugenda tubonamo ko tugenda tuganira ndetse twasha kubaho. Rero umunyeshuri ushaka kuza muri iyo workshop ejo bundi araza muri groupe, hari link iri buri mu kiganiro kuri comment ya mbere, ajyeho ayikandeho yinjiremo nangiza yake liste yiyandikeho. Workshop ni amafaranga 25 gusa, ariyandika kuri iyo liste, hariho code yishuriraho. Yego. Yes, hanyuma ngira ngo ibyo biroroshye no kwishyura 25. Ibi biraza kugufasha kumenya neza ibintu bya crypto cyane na digital currency, ariko hari crypto na asset, hari crypto assets na digital currency. Bitandukanira he? Crypto digital currency ni ncyashya, ni product ncyashya ziri gucreating, mwagiye mwumva ibyo bitangwa ni CBDC bya CBDC n'ibiki. Amabanki arashaka amabanki n'ibihugu na za leta birashaka kwimura amafaranga yabyo twajyaga dukoresha mu byo mu ntoki za 5 za 2 zaki akayifata akabigira ifaranga koranabuhanga. Ndetse ibihugu byinshi byagiye byiga izo mishinga wa mugani w'abandi izo mishinga. Yego, bagenda biga izo project ku buryo nk'igihugu Amerika cyo ejo Donald Trump nibwo yakuye uwo mushinga, ariko ibihugu byinshi birimo biragenda bishaka gukora CBDC. Ndetse ni nabwo nyine amafaranga y'digitale, ariko ibyo twita crypto assets ni amafaranga koranabuhanga yarasanzwe twari dusanzwe tumenyereye twakoreshaga, harimo nka za Bitcoin nizo ziri popular abantu bazi zagendaga zikoresha. Rero abantu bashaka kwiga no kumenya amakuru k'ibi bintu kuri digital currency, cryptocurrency, investment, DeFi, shaka udashaka invest ariko ushaka kumenya ngo bikorwa gute, icyambere burya ni amakuru. Ahangaha mbibutse ko tuzanamenya ibi scam, biragufasha kumenya na scam ku buryo iyo kije ari scam uhita ukimenya, ubasha kumenya icyo ari cyo. Hanyuma uvuze kuri Binance, nibuka ko ejo bundi hari na ntuza, hari na ejo bundi Pi network launching, harimo n'indi ya listinze ntuza iyi Pi za Bitgate, ariko abantu benshi ayose na crypto bank, abantu benshi bamenyereye OKX. None uyu munsi mukara twagiye dusanga noneho bya bice twavuga none byaduze rigeze ku hafi Pi iri ku 4,000 by'amanyarwanda imwe. Pi imwe uvanga umuntu wamayininze Pi 1000 bahagaze miliyoni zenye, niko navuga mu rwego rwa crypto. Nubwo tutaragira indi announcement twakira yo muri ecosystem zatubwira uko ifaranga Pi nka digital currency uko zabihagaze, ariko so far nka cryptocurrency dufite igiciro cyacu turi gukurikiza muri cryptocurrency ubu nonaha. Ariko hari akantu bavuze natekereje, ntishobora kuzana launching ahubwo nuza platform yayo ya exchange bugatungurana. Nabyo birashoboka, ariko icyo nkeka ko Pi focusinze kuba yaba ari digital currency kuba crypto assets.
niko ntekereza kuko niba digital currency zaba ari faranga rifite amafaranga adahinduka ariho ari fixe noneho azajya nakora muri ecosystem aribyo dukoresha tugura duhaha ariko nanone nihitamo kuba nka crypto assets bizasaba ko iba ari itari iri igiciro kiri gusa ngira ngo nk'abapioneer ngewe navuga ko ngenda nishimye kuba n'igiciro cya crypto gihari niba umaze imyaka 6 ntabwo waba ufite price iri munsi y'ibihumbi 2000 ku myaka 6 ya waramininze ufite ibihumbi 2000 kugeza ubu nguri ikaba yareze ku madolari 2 hafi kuri 4 by'amanyarwanda miliyoni 8 ndabizi abantu benshi bakora mu bigo runaka miliyoni 8 n'ubu mvigane ko n'abandi baje batukana ngo ni ibicupuri imitima yabo yamaze gutuza uretse gushaka twanuza ariye iyo babahembye batwita ngo iki twaturujya bajya kwaka kwibata kwa dekuveri yagoye ko miliyoni 8 wazibika mu myaka 5 aha no turasoza kuri GCV no rero nka digital currency hari ibintu byinshi general perspective hari ibintu abantu biteguye sibyo hari ibyo bavuga ibijyanye na GCV igiciro cya GCV sibyo navuga ko okay turavuga GCV ni terminal nshyashya muri Pi buri nubwo abantu biruga bayisakuza ariko ntabwo ari terminal imaze imyaka myinshi ni terminal imaze imyaka 2 gusa yonyine ngira ngo byatangiriye muri ni Vietnam sinibuka neza inama yari yabereye ndetse hatorwa na GCV Global Ambassador wo bita yini yego aratangira mu Rwanda haza gutangira baba bita ngo ni bashwamo bita neza musaza ndamwemera cyane noneho haza no donc ni haza gutangira imishinga myinshi donc twiteze ko ecosystem igomba kugena digital currency so impamvu ngo digital currency ni yingi sibyo iyo tuvuze ngo Pi is a digital currency ariko Bitcoin is not a digital currency Bitcoin is a crypto asset byo binamba byo kubera ko irahidagurika it has a volatility a currency has the word is from a word current rugubyumva current sibyo so ruvuga ngo aba igiciro cyayo it is a current price ariko Bitcoin aho tuvugira ntituzi ngo aho amanatangira amagambo bigeze he yahindaguritse ko wabyumvishe so niba koko Pi igomba kuba digital currency sibyo we shall have a different price turaza kugira igiciro gitandukanye gishyashya cya digital currency ariko nibi twabonye kuri OKX hari no guhitamo kuko ishobora no kuba crypto asset so ngo turaza kugira igiciro cyayo as a crypto asset ariko tuzanagiye n'igiciro cyayo as a digital as a digital kubyo byaba byombi se cyane izo systeme zo bakazikora cyane why not yari yubatse koko icyo mbona muri crypto abayitradinga bakayitradinga sio ariko natwe muri ecosystem abayihahisha tugakomeza tugaha ubwo se hose abinganya igiciro Pi rero yagira ibiciro bibiri igigaragara cyo nuko muri ecosystem nibazamura igiciro direct koko habaye niyo bashyira kuri $100 muri crypto zamu impamvu ni iyi niba vutangaza igiciro dore impamvu muri crypto dore impamvu umuhanga akwiriye kugura Pi muri crypto nuko ecosystem nikora reka mbyite nk'ikosa riri positive iyo gutangaza igiciro wabyumvishe abazifite muri exchange bazahita bazigura bazitangiye kuzidepositinga kuri ecosystem bityo uzaba zirekeye ahubwo igiciro cyo muri crypto gishobora no kuzatumbagira kikaruta n'igiciro cyo kuri ecosystem cyane ni bishyashya ndashaka ngo niba raising igiciro muri ecosystem ahantu honyine hazaba hari free Pi azaba ari muri azaba hari Pi zihendutse azaba ari muri crypto rero uko bizagenda nta kundi abantu bose bazashaka kuzigura ngo bazigarure muri ecosystem uko bazigura igiciro ahubwo kizazamuka kuri kando hejuru ku buryo gishobora no guca no kuri 312 ibya GCV bishobora no kubica kubera iki kubera ya provocation izabibereye kuki kuri none rero abantu bakomeza kugenda bacika intege bavuga ngo reba ngo $2 you don't know the process my dear $2 make se $2 make se wayakura wayakura $2 ni ngo ahubwo se butuvugana undi nagira kuri 3 ko nabonye iri kuduga wa mugani w'abanyi
icyo rero nashaka kuvuga hano ni ukuvuga ngo ecosystem ni ikora ikosa reka mbivugire hano niba udafite payi kubyumva niba udafite payi by'umwihariko twebwe abapayoniya twebwe tunashatse n'ubungubu payi yahenda no kuri OKX tubishatse kumvikanye. It's the power of the global. Izi ni imbaraga za ecosystem. Dushatse twagenda payi zacu zose tukazibikuza tukazigarura muri ecosystem. Hagahita haboneka icyo bita scarcity ku isoko rya trading. Iyo scarcity baye payi imwe itigera no ku 1000 twese tuzibikuza. Yatizamuka mpaka ku $1,000 ahubwo. Ngwiki nta nubwo byafata iminsi 2. Ikibazo nuko bamwe bari kuzikuraho abandi yagera kuri 3 bakazisubizaho bakajya kuzigurisha kuri 3. Ariko tuvuze tuti dukore tuzigure tugende ziriho zose dushaka n'amafaranga n'iziriho tuzigarure muri ecosystem tukazigura tugarura muri ecosystem tuzigura dukora withdraw wabure payi yagenda ikajya no ku 10,000 mu minsi 3 ukana noneho tukatwohezayo kamwe tuvunja tugaruka kurya. Ariko ikibazo pioneers boherejeho za miliyoni ajya bafata payi guhaze umuntu wari uzi ko payi ishobora kuronshirwa ku 314 agafata payi 100 akazohereza kuri OKX ubwo ari bikuze miliyari zingahe ko mwagiye mugabanya inzara kuko inzara ni hereditere. Gusa reka ngushimire bro. Murakoze cyane. Wakoze cyane Imana iguhe umugisha ngira ngo turacyafite urugendo. Ariko abantu baracyategereje igitabo. Igitabo rero igitabo ndatekereza tuzayitangira ku wa mbere. Okay. Igitabo narakibonye tuzasoma volume ya mbere icyo bita Rich Dad Poor Dad. Okay. Ni igitabo gifite inyigisho cyanditswe n'umuhanga w'umuyapani n'umunyamerika w'umuyapani bita Robert Kiyosaki. Ni igitabo tuzasoma cyiza njyabukungu ndetse tuzagifatanya n'igitabo cy'umuhanga w'umugande mwakunze bita Tayebwa umugande. Yego n'umuhanga yanditse igitabo cya economy cyo bita yego ni igitabo cyanditswe na Tayebwa tuzabifatanya kugira twashe tugenda abantu mudukurikira mbibutse ko nta handi hantu wasanga ibiganiro bigufasha mu bukungu cyangwa bigufasha kugenda naho isi igeze cyane cyane mu bukungu usibye kwihumure. Turabashimiye cyane rero Imana ibahe umugisha mwakoze Musawa wakoze nawe utaha. Yego.